imboneka rimwe, akaboga, inyama, yitwa amazina atandukanye bitewe n'aho uherereye. Inzobere mu by'imirire zemeje ko umuntu aba akwiye kurya ibiro 14 by'inyama mu mwaka, ariko bikavuga ko byaba byiza umuntu agiye abasha kurya ibiro 35 ku mwaka. Ariko nubwo bimeze gutyo, ku masoko atandukanye mu mujyi wa Kigali, abakiriya bavuga ko leta yagakwiye gushyiraho igiciro fatizo cy'inyama, kubera ko umucuruzi acuruza inyama bitewe n'aho aherereye, bityo rero bakabona ko babaryamaho. Niyo mpamvu ugiye kwiyumvira iby'inzobere zatangaje ndetse n'abakiriya ku masoko. Urugero, ushobora guhahira nka Nyabugogo ku giciro gito.